muraho neza amakuru yanyu. Dusuhuje abadukurikira kuri icano yacu, dusuhuje abari mu Rwanda imbere mu gihugu, abari hanze y'u Rwanda, abari mu mahanga. Turabasuhuje inshuti, abaturanyi, abavandimwe, turabahobeye cyane. Muraho neza. Ndagarutse rero kuri icano yacu, icano yanyu yo kungurana inama, ibitekerezo, icano y'abanyarwanda, cano y'abavandimwe. Ndaje ngo twongere tuganire, dusuhuzanye, dore turi no mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ni byiza ko twakomezanya tukavugana amagambo y'ihumure nk'uko intego yica nibivuga. Ahangaha hazajya havugirwa ibintu bihumuriza, bisubizamo intege abantu, bibabwira ko bahiriwe. Rero turi muri icyo gihe, nicyo turimo, kandi turabizi twese ni igihe kitagenze neza, cyagize abantu imitima irameneka, gisiga abantu iheruheru. Rero ni ngombwa ko twaganira tukagira ijambo ry'ihumure dutanga kugira ngo rigeraho ribashe kumuhumuriza umutima. Imyaka 32 irashize rero Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye. Nasomye ikinyamakuru mbona muri Amerika bari bamaze imyaka myinshi kuva Jenoside yaba badashobora kwemera yuko ari Jenoside yakorewe Abatutsi, bakavuga ngo ni Jenoside ngo y'Abanyarwanda. Ariko ubu ngubu kuri iyi nshuro ya 32 noneho ukuri ngira ngo kuratsindere gukuri, ukuri buriya kuba kugomba gutsinda. Bemeye noneho ko ari Jenoside yakorewe Abatutsi. Ukuri rwose kugomba kuzatsinda. Amaraso y'abana b'Abanyarwanda, amaraso y'inzirakarengane, amaraso yamenetse muri kiriya gihe, ntago bikwiye ko twabifefeka. Amateka ni ayacu, ni ay'Abanyarwanda, ni mabi, ariko nyine uko ameze kose abagomba kuvugwa neza, uko yagenze, uko byagenze. Natwe rero kuri iyi cano nabateguriye ijambo riboneka mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4. Iri jambo riri mu Bafilipi ibice 2 umurongo wa 4 ravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Yego, nanjye rero nkumva umuntu wese hagati yacu muri twe rwose ntiyizirikane, azirikane n'abandi. Dufatane urunana, twegerane. Ahantu uri hose uhaguruke, uhamagare mugenzi wawe, umuhumurize. Icyo ufite mwasangira mu gisangire, umubwire amagambo meza, umubwize neza, kuko nyine ni ukuri abantu bagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abatutsi, imitima ibimeze nabi, ibabaye, ariko bakwiye kubwirwa utuntu twiza, amagambo meza, guhumurizwa, kubaba hafi, kubegera, kugira ngo tubagarure intege mu bugingo, babone ko batari bonyine, kandi koko nibyo dukwiye gufatana urunana. Rero ntitwihugireho, ntiwibere nyamwigendaho, twegerane, tubwirane neza, tumenyane, tufashanye mu buryo bufatika, mu buryo bw'amarangamutima, kandi twiyubuke tuniyubaka. Nahoze ndeba, nsubiza amaso inyuma, ndatekereza, ndavuga, ndeba ukuntu Jenoside ikirangira, uburyo umuntu atagiraga n'umwenda wo kwambara. Wabonaga abantu bambaye ibintu byacitse, nta nkweto, nta n'isahani wagira byibuze imwe yo kuriraho, kugeza ubwo n'imfashanyo yatangiye batanga n'isahani yo kuriraho. Tuba dufite ibintu byinshi twakibuka tukabona ineza y'Imana. Rero turibuka ariko twiyubaka, tubona ineza y'Imana, tubona ukuntu yabanye natwe. Nta muntu wari kugira uretse inkotanyi Imana yakoresheje, ariko nk'abantu bahigwaga bageze ku munota wa nyuma wo kubona ko ibintu bisa nk'ibirangiye, ko imiryango izimye, ariko Imana, kuko nyine muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 7 niho havuga ngo haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera gushibuka, kikongera kugira amashami y'ibitontome, kandi nubwo cyabagira igishyitsi cyacyo cyajya mu mukungugu, iyo cyumvise amazi kirashibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Rero rwose abantu barashibutse, hariho ibyiringiro byinshi cyane, kandi twabonye neza y'Imana.
niyo mpamvu rero ntidukwiriye guheranwa n'agahinda. Twarashibutse, ntago abantu n'abatutsi bazimye ngo bazime burundu. Ni ukuvuga ngo ineza y'Imana iragaragara aho igihugu kigeze cyarashibutse rwose. Rero nta guheranwa n'agahinda, kandi dukomeze dufatane urunana nk'uko nabibabwiye, dukomeze twunge ubumwe, dufatanye urunana, ubumwe buturange aho turi hirya no hino ku isi, kandi dukore dufite intego yo kubaka igihugu. Yego ndabwira abari hanze y'igihugu rwose, mugende muhahe, ariko mwibuke ko mufite igihugu cyiza, igihugu kibakeneye, igihugu kibakunda, igihugu cyiza cyane, kuko u Rwanda ni ntagereranywa. Ni ingobyi duhetse, niho twaboneye izuba, ni ahantu h'agaciro kanini cyane. Nk'uko nabibabwiye mu kiganiro nigeze kugira kwa Sabin ku Isimbi TV, ngewe nakumburaga u Rwanda, nkasaba, nkasenga, ngatakamba, nkumva umunsi nzarukandagiramo kandi ari igihugu cyanjye, nkumva nzaba meze nk'ubonekewe. Rero namwe aho muri, mujye mutekereza u Rwanda, rube ku mutima, murushyire ku mutima, mururwanira ishyaka. Icyo ubonye uvuga uti igihugu cyanjye. Uriya igihugu ni nk'inzu y'umuntu, ni nk'urugo rw'umuntu. Iyo wagiye guhaha uba ugomba guhaha, ariko amahaha agataha hehe? Iwawe mu rugo, akagera ku bana n'umudamu cyangwa se ku muryango wasize inyuma. N'ubundi n'igihugu cyawe rero nujya guhaha, ujye wibuka yuko amahaha agomba gutaha iwanyu mu nzu, iwanyu ariho mu gihugu cyawe, aho waboneye izuba. Ndabizi mubikora neza, muri inshuti zanjye mubikora neza cyane, nuko tuba tugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo. Ndabakunda cyane rero, dukomeze twibuke twiyubaka. Abafite ibitekerezo, abashaka kuhamagara ngo tuganire kuri telefone, imiryango irakinguye. Nanababwira yuko hari umwana wamamagaye, yanyandikiye ambwira ko aherereye i Rusizi muri Nyamasheke, ko akeneye akazi. Ndamaze se akazi, ni umuhungu, washobora nakaya? Arambwira ati akariko kose gashobora gukora abahungu, ariko nako mu rugo nakabasha. Akubuzamu se, mbese ako kazi kose muri ibyo byiciro. Waba akeneye umukozi rero yagina inbox nkabahuza. Mbibutsa ko nuko abanyandikiye abikuye nimero kuri cano, ntago tuba tuziranye ngo mvuge ngo nabo umwishingizi we nk'umuntu ntanze, ariko wowe nawe aba ari umunyarwanda, muvuga ururimi rumwe, ukora defense, ukavuga uti wenda ndamwaka ibyangombwa, uri proteja kwa kuko imico y'abantu y'ibitandukanye. Gusa ntibyakubuza kumugira neza, kujya kuboneraho umugisha. Mbwira n'abafite akazi bakeneye abakozi ko bajya batwandikira, tukabwira abantu baba badukurikiye hano, tukabahuza. Ni ubuntu, nta mafaranga dusaba, kugira ngo abantu bagende babona imibereho. Iyi cano niyo kuruhura imitima, niyo gutuma abantu bagera mu iterambere. Narababwiye ngo nzajya mbona akantu kose kagaturu, nuguhita mbarabura. Ubwo rero ndizera ko hano ari buhabonera umugisha, kandi ndabashimira rwose cyane. Nanabasaba inkunga yo gukomeza gukora sabone cyangwa se subscribe. Ni inkunga ikomeye mwaba munteye. Abantu munyandikira muti tukubonye ku Isimbi TV, komera pole. Ni ukuri iyo pole yawe, genda unakande kuri icano, uzajya umpaye inkunga ifatika kandi ikomeye. Kandi mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, tubane, mutwungura ibitekerezo, mudutumire, muduha akazi. Turashoboye, turi abakozi bashoboye. Muduha akazi dukore. Murakoze cyane rero, dukomeze twibuke twiyubaka, dukomeza kwigira imbere, twigira imbere, dufatane urunana, duterane inkunga. Turi kumwe. Ciao ciao.